muri Rayon Sport inkuru nziza cyane iratashe kuri ubu ngubu. Minister Neri Mukazayire yamaze kwemeza ko match Rayon Sport ifitanye na Yanga tariki 15 z'ukwezi kwa munani, iyi match nta kintu na kimwe gishobora kuyibuza kuba. Ayo ni amakuru meza cyane asohotse cyangwa se ni amakuru meza cyane ageze ku bayobozi bwa Rayon Sport kuri uyu munota ndetse n'aya masaha. Ikindi nakubwira nuko ku munsi w'ejo umutoza Afame Latifi asoje imyitozo yagiyobozi bwa Sport ndetse abohereza raporo y'imyitozo imaze ibyumweru bigera kuri 3 uko yabonye abakinyi bitwaye neza, ndetse ababwira ko Rayon Sport ishobora gusubira ku isoko. Right, ese urakeka iragura abahe bakinyi bimeze bite? Iragura abakinyi ko yihe myanya bimeze bite? Ku munsi w'ejo si plank ni ibintu biririyo umutoza nyuma y'imyitozo ku isaha 12 rwose aganira n'ubuyobozi bwa Sport yabahaye raporo yuko abonye abakinyi bazamufasha. Abitwa Mohamed Sheri yabagarutseho abakinyi batandukanye, ndetse uko yabonye abakinyi bose imyitozo haba bakoze test ndetse n'abasinye amasezerano uko yababonye, abitwa ba Shadrack Bilo Ibingi ndetse nawe yavuze uko yamubonye. Ani makuru kandi turaza kuba twagarukaho nuko Rayon Sport uyu munsi igomba gushyikirizwa ibaruwa iyemerera stade cyangwa se ibaruwa office cyangwa se ibaruwa igomba gukonfirma ko Rayon Sport yemerewe stade Amahoro tariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ikindi turaza kureba ngo amatike ya Rayon Day araza kujya muri systeme ryari muri iyi Rayon Day, n'amatike ya Rayon Day turaza gukomozaho turebe ngo aya matike araza kujya muri systeme ryari. Ndabasaba kuba muhari tukareba ngo aya makuru meza cyane kuri aya masaha y'ikigoroba aje muri equipe ya Sport bimeze bite. Ni amakuru meza cyane kuba Rayon Sport bayemera stade, ndetse turaza kureba ngo Neri Mukazayire yaganiriye iki n'ubuyobozi bwa Sport, ubuyobozi bwa Fegwafa. Ibyo byose turaza kuba twabigarukaho. So nimba utakanda subscribe ukanda kuri subscribe noneho uraba ugize gute, uraba ukoze igikorwa cy'abantu b'abagabo, ariko nutarayikanda nawe yabitekerezaho cyane. So ngira ngo ndeka twere gutinda cyane dutangiye neza cyane. So ndakumenyesha ko Skol yamaze gutegura umukino ukomeye cyane. Skol ariko n'umukino nyine Rayon Sport izaba ikina na equipe ya Police. Namenye ko gose ibiganiro birimbanyije cyane. Uyu mukino ukaba ushobora kuzabera mu karere ka Ngoma. Ni ahanini no kugira ngo Skol ikomeze kwamamaza ibinyobwa byayo bitandukanye. Uyu mukino ukaba ushobora kuzaba mu kwezi kwa munani mu matariki 5 gutyo. Namenye ko gose iyo match ishobora kuzaba cyane. Akaba ari Skol izayitegura ibintu byose bitandukanye, amafaranga ndetse n'ingendo. Equipe ya Sport nyine buri kimwe cyose namenye ko gose ari Skol ishobora kuzajya gute kuzategura iki gikorwa. Ikindi twagarukaho dukomoza kuri raporo y'umutoza Afame Latifi. Ku munsi w'ejo umutoza asoje imyitozo yagombaga kugira ikintu avuga ku myitozo imaze ibyumweru 3, uko abakinnyi babonye ndetse nimba hari ikintu bashobora kuzamufasha haba ku marushanwa nyafurika, haba muri shampiyona, haba kuri match ya Super Coupe. Yagombaga kuvuga hakiri kare nimba ikipe yuzuye, nimba abona ikipe ya Sport iri ku rwego rwiza cyangwa se hari imyanya Rayon Sport yakongeramo abakinyi. Umutoza rero yahuye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ku munsi w'ejo asoje imyitozo, ababwira ko equipe ya Rayon Sport imyanya 2 ngo niyo myanya ari kubona itari gukora neza. Kuri nimero 10 Mohamed Sheri akinagaruka inyuma cyane, ngo nicyo kintu ari kubona. Akinagaruka inyuma kuri nimero 8 agakina nyine ubona ko nyine atari kuri nimero 10 tipiki, cyangwa se ubona ubujya ari gukina kuri nimero 10 nta musaruro biri gutanga cyane. Ni nayo mpamvu umutoza yasabye ubuyobozi bwa Sport gufunga ko abafana binjira cyangwa se kutemerera abafana kwinjira kugira ngo arebe abakinyi neza atuje, ndetse n'abakinyi bakora imyitozo batuje. Umutoza rero yamaze kubona ko Mohamed Sheri ubujya ari gukina nka nimero 6 kuko arimo aragundagurana cyane, arimo aragonga cyane. Ari gukina nka nimero 6 kuko ari gukinisha imbaraga. Ntago ari gukata Mohamed Sheri
nyine uburyo ari gukina, so ni umukinnyi ubona ko rwose nta bintu bikomeye cyane yazatanga muri shampiyona. Umutoza rero yavuze ati natazagirana ibibazo n'abakunzi ba Rayon Sport kubera ko ari we wamuzanye. Urumva yavuze ati reka mbivuge hakiri kare, noneho turebe igishoboka ko nimba umukinnyi hari undi mukinnyi waboneka akaba yaza agasinya. Ikindi wamenya kuri nimero 6 naho yari yahazanye uwitwa Nahindwa Aimable avuye muri Mukura. Namaze kumenya ko umutoza yamaze kubwira ibibazo bwa Sport ko kuri nimero 6 akenewe igishitsi. Ahanini abikomozaho cyangwa se ahanini yavuze ko kubera ko equipe ya Sport izakina amarushanwa ya CAF Confederation Cup, ikaba izakina Super Coupe, ikaba izakina match ya Yanga, ngo yarebye abona abakinnyi bose bari kuri nimero 6 nta mukinnyi kabisa ushobora kuzakina kuri iyo niveau y'ayo ma equipe Rayon Sport izabihura nayo, cyangwa se umukinnyi uri ku rwego rw'ayo makipe. Arebye Nahindwa Aimable abona ibintu ari gukina, abona ni ibintu biri local cyangwa se ibintu bidahambaye ashobora kubikina wenda muri shampiyona. Rayon Sport ikaba yakomeza kugenda, ariko Rayon Sport kuvuga ngo yahuye na Yanga uwitwa Nahindwa Aimable ni uri kuri 6 biragoye cyane. Ikindi twagarukaho, uyu mutoza nyuma yo gutanga iyi raporo nyine yavuze ko, ariko tutari twava kuri iyi raporo, yavuze ko abakinnyi bari kwitwara neza mu myitozo, barimo Adamu Bakayoko, bakabamo umuzamu ukiri muto cyane w'umunyarwanda ufatira ikipe ya Sport w'imyaka 22. Uyu ni umusore ukiri muto cyane. Abandi bakinnyi bari kwitwara neza cyane barimo Serumogo Ali, witwa Shadrack Bello Ibingi ni uruca abana cyane, abamimina mwizamu, abadefenseur azabagonga, ibintu biramukomere cyane. Abakinnyi barimo Tony Isekitoga arimo arakanyereza cyane, ariko ku bakinnyi wenda abona ko urwego rwabo rusanzwe, ni urwego ruri local cyangwa se ni urwego bashobora gukina wenda shampiyona, ukabona ko ari abakinnyi beza, ariko ku marushanwa nyafurika bakaba abakinnyi basanzwe. Abakinnyi barimo Tamwe Gulwal, abakinnyi barimo Prince Musore uburyo ari gukina ntabwo ari kubyishimira cyane. Umutoza Afahamiya Latifi n'abakinnyi batandukanye, ndetse n'uwo Mohamed Sheri nawe nababwiye ngo ibintu ari gukina, umutoza yarebye aravuga ati ahangaha nshobora kuzakubitwa ngatangira kwitwaza ibindi ariko yavuze ati reka mbemeshe ubuyobozi bwa Sport. Ariko ubuyobozi bwa Sport bari kuvuga bati ikibazo uyu mutoza atangiye kudutesha umutwe, kubera ko Rayon Sport iyi myanya yo hagati mu kibuga irimo abakinnyi benshi, kuzanamo abandi bakinnyi 2 ni ikibazo gikomeye cyane. Rayon Sport mumenye ko nta mukinnyi n'umwe yari yatiza muri iyi myanya hagati kuri 6, 8 n'10 harimo abakinnyi benshi. Rero ubuyobozi bwa Sport namenye ko bagomba gukora inama bose. Iki ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, iki ni ikibazo cy'abagabo bafite ifaranga, iki ni ikibazo cy'abagabo bafite mu mutwe hafite ibitekerezo byagutse, abarimo ba Paul Muvunyi, ba Gacinya. Iki ni ikibazo gusubira muri, kuko bari barapanze ko umukinnyi wundi uzaza ni Bigirimana Bed, hajemo abandi bakinnyi bangahe 2 biyongera kuri Abed bakaba 3. Ni ikibazo gikomesha sinzi, ariko namenye ko rwose umutoza witwa Tadeyo yanze kumwemerera ko abakinnyi ya Rayon Sport ishaka kubagura. Yamubwiye ko rwose amanza akabiganizaho komite abo iyoborana equipe, noneho akaza kureba igishoboka, kuko iki ntago ari ikintu wapfa kwishoramo. Rayon Sport ifite abakinnyi benshi hagati mu kibuga. Uwitwa Shadrack yavuze ko nawe rwose ari kwitwaniza cyane. Umutoza yavuze ko rwose byibuze mu bakinnyi bakoze imyitozo mike cyane bamwemeje ni rutayizamu Shadrack, ni rutayizamu Shadrack Bello Ibingi. Tujya kuri Rayon Sport na Ferwafa na Ministère, uwitwa Minister yateruye aragira ati amakipe arimo AP Football Club ndetse na Rayon Sport. Ibi bintu ngiye kubabwira yabibwiraga ubuyobozi bwa Ferwafa. Minister yabwiye Ferwafa arababwira ngo aya makipe azasohokera u Rwanda mu marushanwa nyafurika, Rayon Sport muri CAF Competition Cup ndetse na APR muri CAF Champions League. Yamaze kubwira ubuyobozi bwa Ferwafa arababwira ngo aya makipe nta kintu na kimwe nshaka ko yazabangabirwa nacyo. Yababwiye ngo ibintu byose mupanga. Minister yasabye aya makipe uko ari 2, yababwiye ngo imikino yanyu muyipange neza cyane, mupange Super Coupe n'imikino muzakina gishuti, amakipe akomeye azazinya i Nyarugenge
muhite mumenyesha Ferwafa noneho ipange shampiyona ishobora kuzajya mu kwezi kwa 9. Shampiyona rwose minisitiri yabwiye ati mureba aho muyishira, ariko aya makipe muyareke amanze akora utuntu twayo, akina imikino ya gishuti, arebe urwego ariho, nimba ari amakipe ari ku rwego rwiza bamanze bipime n'amakipe akomeye cyane, haba kuri APR haba no kuri Rayon Sport. Amakipe azaza Nyarugenge nta makipe akomeye cyane bien sûr. Nuko gahunda ziteye, minisitiri amaze gutanga igitego rwose, ni ibintu biri 100% birizowe cyane. Ibintu nabwira abakuze sport ko rwose mu kanya gato mushobora kuza kubona ibaruwa kuri ubuyobozi bwa sport ivuye muri Ferwafa. Rwose ishobora no kuba iri kwandikwa, bashobora kuba bari kwandika ibaruwa bavuga bati Rayon Sport stade urayihawe mu buryo buri official. Rayon Sport stade irayifite, ariko na statement ya Sport bahita baspostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye. Ikindi wamenya nuko amatike ya match ya Rio Day ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, systeme baraza gushira amatike muri systeme kuri match ya Rio Day rwose ku munsi w'ejo kugera mu cya 95% amatike agomba kujya muri system. So ngira ngo ariko nabasezera cyane, nabasezera nkabwira ngo mugire ibe byiza cyane kuri aya masaha, mujye mukanda like